uzi impamvu? Impamvu? Impamvu. Impamvu? Iyi niyo mpamvu. Maprese, Karame. asa nkakubwira. Ndaje. Hari utwo nari ndimo ndaje. Nyarukisha. Masha. Yego karira. Nari ndimo nekereza. Urabona abana bacu igihe kirageze ko bagiye gusohokora amashuri. Ni byiza ko tuganira, urabona inshuro nyinshi ntabwo mba mari banagiye ariko babanye nabo igihe kinini muri kino kiruhuko. Kugira ngo rero mbere yuko tuganira n'abana wababonye ute se ikiruhuko cyagenze neza, bitwaye neza, ibyo ari byo byose hari uburyo wababonye, ubona hari n'inama tugomba kuba wabonye ko bamaze gukura. Bamaze kuba bakuru. Abana ikiruhuko cyagenze neza, bitwaye neza, baragerageje kumfasha imirimo. Ntako batagize muri makeya. Nta kibazo ariko biba byiza namwe mwaza kubaganiriza nka papa wabo, ukabaganiriza ukumva uko ibintu bimeze. Byaba byiza kurushaho. Dore bari no kujya mu myaka mibi, bafite imyaka mibi cyane n'aho uriya mukobwa we. Ni kuba amaso no gusenga cyane. Nibyo. Wabahamagara tukaganira kugira ngo tuze kugera n'igihe bitegura bajya ku ishuri. Natwe tubona ko dukomeza imirimo dufasha gutunga urugo. Nta kibazo, byaba byiza kurushaho. Wabahamagara. Blaise! Karame mama. Gira Nahira muze hano, barabashaka. Yarabitese. Umeze neza. Yego. Blaise. Karame papa. Amakuru. Amakuru ni meza. Abona witeguye uri standby yo kujya ku ishuri. Niko bimeze kabisa. Nibyo. Kubera rero akazi kenshi mwarabibonye, nagiye nsabwije, natekereza ko turi buganire, bakabanumyeho mu kazi ngende, agenda tutaganiye, kuko ndanya ngo dufate umwanya mutoya tuganire ku masomo, tuganire uko byagenze n'uburyo mugomba kuzitwara cyane muri iki gihembwe mugiye gutangira, kugira ngo muzatuzanira amanota meza arenze ayo mwatuzaniye. Sibyo? Okay, hanyuma rero Naila. Nagira ngo tuguhe umwanya tuganire. Tugiye gutangira amashuri, ni byiza ko tuganira ukatubwira icyo wifuza kugira ngo amasomo yarusheho kugenda neza, sibyo? Papa, Karame. nyine ibikoresho nashakaga wenda nk'amakayi, amakaramu, kandi namwe nyine mukansengera kugira ngo nyine amasomo agende neza mbashe no gutsinda. Ko nanjye nyine nakuva ku ishuri nkasubiramo amasomo n'ibyo twize kugira ngo nyine wenda amanota nabashije kubona ubushize ko nzayabona. Nibyo gusa se nta bindi bikoresho ukeneye, turashaka kugira ngo tugufashe. Uragomba kwiga nta mbogamizi n'imwe ufite, kuko nicyo dukorera, sibyo? Twatubwiye niba nta bindi, niba ari byo gusa, kandi ubwenge twaza kubitekereza mama. Nibyo nta bindi. Nibyo byane. Papa Nahira, uriya umwana w'umukobwa hari ibindi aba akeneye, aba atabwiye papa we. Biba bari ibanga rya nyina. Uriya yatinya. Turaza kubivuga nta kibazo. Byose uri buza kubishyira hamwe mu gikapu cye. Niba hari n'ibindi biganiro mugirana nta kibazo. Ibyo ni ingenzi. Blaise? Ndabona uba witonze cyane. Kwitonda bye ni ku gaciro, kwitonda ugomba kwitonda. Nawe tuguha umwanya utubwire. Papa rero, ikintu nkeneye
urebye nko ku ishuri nk'umuntu w'umuhungu hari igihe aba akeneye nk'akamashini kujya yifashisha igihe aje amasomo cyangwa akabikamo ibyo yize n'amakayi make amakayi afite ariko ntabwo ahagije ku buryo nishimye nta kindi numva wampa kabisa. Amashini uvuga ni iyihe? Ni calculatrice, ni computer? Aya ni computer. Ese murazemererwa ku ishuri? Computer ubu yemerewe, sibyo kutayijyana mu ishuri nyine ko najya nyifashisha hano mu rugo mutashye. Kugira ngo ku ishuri hari zihari muri computer lab, hari ziba zihari mukoresha ubwo kereka ukeneye iyo mu rugo kugira ngo yisubiremo amasomo yawe. Gusubiramo amasomo nimba nshaka ntacyo. Ubu rero bishobora kutari bukundi. Kubera iki papa? Bishobora kutari bukundi. Hari undi mushinga narefite na mama wanyu kandi nawe ugamije kugira ngo muzarusheho kuba neza mu minsi iri imbere. Uraba wihanganye ariko turi bubiganireho turebe nitubona byashoboka ubu ari uburyo twabikora turabikora, ariko n'ibidukunda ubwo naho mu gihembo gito. Ariko amakaye urayangurira? Amakaye nta kibazo. Amakaye niba hari n'ibindi ukeneye, niba inkweto zarashize, ni imyenda ya siporo yarashize, niba hari n'ikindi nta kibazo. Ariko kuri computer aho turi bubanza tubiganire kuko nibisaba ibihumbi muri magana, bisa ngombwa ko tubiganira na mami kugira ngo tujye duhuza. Nta kibazo. Ariko papa Karame, njyewe nyine ibikoresho nari natse numvisha ari ibyo ngibyo, ariko nyine ibindi nsabwa nyine hari umuntu uzabimpa. undi muntu uzabiguha Nayira? Ninde Nayira? Ni wonke? Ninde? Ni tante? Oya, Ninde? ni umuntu. Wahehe Nayira? Umuntu wahe? Tubwire nta kibazo, twisanzure tubwire n'uwahe. Mama Nayira, urabona ko umwana wacu afite abandi bamwunganira, ariko ni byiza ko muza kuganira ari bumukubwire. Nayira usa kumubwira mama kugira ngo mama amumenye azanamushimire, sibyo? Reka rero tubasabe, nawe hari undi uzabiguha cyangwa nawe hari ibindi? Ngiye uzabima, nta wundi uzabima papa. Yego. Okay, sawa rero mugerageze mugende mwegeranye ibikapu byanyu vuba muze tuherekeze mu cyangwa wamubwiye umusaza wawe arabiganira wari ubizira? uze kureba yaba musaza wawe yaba mama uze kubabwira nta kibazo. Nayira ni inshuti yanjye arambwira nawe. Ko mugende mwitegure mujye ku ishuri. Mama Nayira, hano hacu bagiye kwitegura bagiye ku ishuri, numva ariko ntabwo batugora. Basa batugoye mu iki? Muriya mu buretse uriya muhungu dusabye computer, kandi computer na birenze twumva abana bacu bagomba kubaho neza. Twebwe twize bigoye, ngewe nigaga nandika ku rukoma. Ni kunoza ni ku cya kibaho cy'amatusha. Nejejwe no kumva rero Bless atangira gutekereza kwandika na mudasobwa. Terambere se ririho viziyo. Ariko gusa hari akantu numvise kuri uriya mukobwa. Aragira ati hari ibindi akeneye ariko hari undi uzabimara. Wabyumvise ute? Biriya bintu birasaba kubyitondera. Ariko ni byiza. Ni byiza kuko no kuba bivuze ni amahirwe. Ntiwamenya rero tugomba kumubaza tukamuganiriza mu bwenge, tukamuganiriza tukamugira inshuti akatubwira umuntu uwo ari we. Byose ni ngombwa ngo tujye kubamo ubucuti no kumenya ibyo ari byo bundi. Nta kigoye kirimo. Umwana afite umuterankunga. Oya. N'igihugu kigira umuterankunga. Umuterankunga naramenya umuterankunga ari umuterankunga ki? Umwana w'umukobwa. Ari we wese byatwara iki? Oya dambabarira. Hari igihe wasanga ari babandi b'ikindi. Mugira amakenga asanga bari ibindi utekereza. Cyane. Umwana w'umukobwa. Ubundi umutima w'umubyeyi ubwo umeze gutya. Utera. Uzi ko byashoboka? Cyane.
kugira amakenga y'abamama koko. Nibyo rega ubu ni umutima w'urugo buriya hari ukuntu umutima ugukubise cyane buriya mise numva ko wabunyishe umva ntabwo byoroshye. Umubwire rero mbere yuko aza kugenda tugende umurebe umwinje muganire ubimenye dufatirane mu maguru maso niko bimeze. nusanga ari ibyamuteza ibibazo umukumire ubimurinde ndetse umenye n'ibyo bintu bindi tube twabimushakira tuza kubimuha. Turahita tubimuha afite amafaranga hano ibihumbi 100 ngahe ndahita nguha ibintu akeneye byose ubimuhe uwo muntu amwihorere nusanga ari ibyamuteza ikibazo. Urabona hari igihe abana baba barahuye n'abandi ku ishuri bafite amasitire bakavuga ati iwacu nta busitire bamwima. Urumva rero birashoboka yuko ari icyo yaba baranyeneye mu kazi baranyeneye ariko mugende muvugane ariko ndaje ngo n'amafaranga yabira byose. Okay nta kibazo. Sawa reka manze ndeba utuntu nkora mu gikari. Ariko naba korera udukeke bagende bariye. Okay sawa. Ikintu ntigeze nkubwira buriya ariko ngiye kujya nkubitsa ibanga ariko utazazana ubuginga nka bwa wundi wigeze gukora igihe nakubitsaga ryari. Urabinyijeje? Ntabwo nshobora rwose abizi ndakubaha. Mbese ntabwo ikintu kigeze ejo bundi kuri ya kesi ya Garafure igihe umugore amukoma. Ntabwo namubaje nanjye sinabwira. Harya nta kintu yakubwiye? Nta kintu yambwiye. Harya wari ugiye muri kora warinze ujya muri kora nta kintu akubwiye? Karamusanze ku irembo ndamubaza nta kintu yageze ambwiye. Okay byereka tubyihorere. Nta nubwo najya muri byinshi ukuntu byagenze. We yazize kuba adasirama. Tekereza umuntu w'umugabo ungana kuri adasiramuye. Ushatse kuvuga ko bro adasiramuye? Abasiramu rwose. Gusa abo bantu muri iki gihe baracyagezweho. Umva rero nicyo kintu yazize. Noneho jye mu kujyayo ngo nsuzume. Ese urasiramuye? Ariko mana urashaka kuzagira ko bigenza kugira ngo nyine mbwira niba ushaka ngo nzabone wese ko ni bro wawe kukwereka hari ikibazo. Uzagende rero ubibazo uriya mu harya babiri. Nagezeyo nsanga nicyo kibazo agize iki afite. Mbaza ngo habaye iki. Nakoze agashya. Yasigaye avugishwa ahubwo niba ariko uriya bimeze nzisiramuza bwaga. Ndapfuye. Ariko mana. None se niba narabigenje kuri ansiramuye rimwe gusa. Akavugishwa ni insiramuye bwaga. Mwana uziko nta makuru mfite. Siko mba ntazi ikipe irwana nindi. Mese tuvugisha ukuri nturi sister. Ntabwo urarongorwa n'isiramuye cyangwa idasiramuye. Urabizi ngenda kije. Abo suri isugi wa muginga. Ngenda kijijwe. Se bro hari umusore wawe naje kunsura hano. Rero igihari nuwirirwa ntesha umutwe ngo nsubireyo. Ndashaka kuzasubiraho nzakuzanira n'amafoto. Nese uramuginga ajye kwirirwa mutabanga adasiramuye imbwa nkiriya none yitwa ngo ninuze. Ako nimba ari ibyo nanjye sinshobora gushaka umugabo udasiramuye. Nzamubwirwa n'iki kibazo. Ngewe kugira ngo urongorwe n'umuntu udasiramuye nturi sister. Nge nakwirongorera. Nge ukuntu yavugishijwe kuri. Amabara twaho dukoze. Nyine ntago nabikora. Ariko ntuzigere urongorwa n'imbwa idasiramuye. Nushaka nge umva noneho nkugira inama. Egera uramuginga si mukuru wanjye. Mwegere gake uzamugeze hariya kwa noze kwa Reveriyani. We aragukata akanagushyiraho umuti utuma yita ese broka ari umusirimu kasobanutse kubera icyo afite ubwo bujiji. Wowe uzamufate gake ugenda umujugarika kandi nawe ndabizi kunjugura arenze umugeze kwa Reveriyani. Reveriyani we ayikata utabyumva nk'ibintu mba nkubwira ayikata utabyumva agashyiraho umuti igahita igira ikigati ariko bibaye byiza uzanamwihorere. Njye uriya mugore ndacyamukeneye ndashaka kubanza kumukomesha. Ugiye kumusimbura. Oya bro ibyo bintu ntabwo ari byiza. None se ntiwari ufite. Ese ubwo nkamba nkubwira ibiki ndakubwiye ngo ugiye kukubitsa none utangiye kuzana ibintu by'ubugeni ntabwo ari byiza. Kugira inama. Nimba ari uko bimeze nakuvanga mu masiko y'abavandimwe. Reka twigendere ibyo ni ibyanyu. Komeza gukorera akazi kuko wowe wasobanukiwe undi n'injiji nakomaze. Kamagara se maze iminsi ishaka naramubuze. Cyane kugira ngo phone yizacemo ni stress. Ariko no munsi ngombe mufatisha kanshyireho parere numva.
uraho John? Karamenya kuba. John wabuze. Urumva cyane nkaseka nkakwihorera. Komera ni Papa Prince. Nabibonye. Shongi naragusuye mu rugo. Mu rugo iwanjye se? Se madamu ntiyakubwiye. Ndacyaha abasaka kagira Imana yuko umugore yansohoye yanjugunye hanze. Ntibakubwiye shongi twe twabivuganye. Okay, saro ngabo no mu kabuga kanyarutera amarano nicaye kuri boutique hari. Hano kuri no kano kabari gafite urugi rw'ubururu. Yego hino tu boutique duhari. Reka nze nkugereho. Reka nkugereho n'ubundi ntacyo njya gukora nta mugore mahira reka nze murebe. Hemba nabi. Nyinshi kahise. Reba. Yo. Arashaka. Ete burase ko yashize. Abara n'icyo amugabo. Iminsi ryingwe. Wabaye nk'agashaka daheruka utwatsi. Yaragora. Raziri kisamana. Urugo rubi. Ariko mugira ngo mbigute. Ariko wa mugabo wanari hengo abanze naguhe fantumwe ntabwo ushobora kongera kunywa inzoga. Oya bamaga konje. No uragomba kunywa fanta ikonje. Danaga fanta gakonje zatumye uta inzoga muri ushaka nabi. Nuko nkubashye. Ubone inzoga muri imitsi neza ziri kumfasha gutekereza. Ntabwo bishoboka inzoga subwo. Sunzi se? Gana gutya nkawe. Njye narumiwe. Sinzi ikintu kikonka tu. Uranyari yaraje. Sinzi ikintu kiri kukonka cyangwa yararwaye. Wowe urabizi ko mu minsi ishije maze kuronga. Abizi ko rende manu nkodesha. Abareka nkore cyane umunyushire mu mubiri ngendesha inda kuri kaburimbo ariko mve mu kuba. Sinabikubwiye. Reka ngire gutya nkore nkikoresheje. Ngoranya n'umuntu. Ndamuzi. Ariyaga nk'amamese yo muri Kongo. Selfie watuzanira Sefanta. Gakonje shaka gakonje. Mwakira kandumva gakonje cyane pe niko kagera ku mukozi cyane. Hasi umuntu akama gapfundikiye. Reka nza n'urufunguzo mwihangane. Hano ne bafungure no kwirwana. Kaga bakubonye uri umuntu wakwirwana. Sinakwirwana. Hano dore nebyo. Selfie yitwihore. Murakoze kwirwanaho databuja. So adukira ku buzima bwacu ariko ntacyo. Mbega John. Njyana ndimo ndakubwira. Jumbi rero twaragusuye. Iwanjye Twageze bawe ndi kumwe na madamu. Tuje kubasura tugira tutireka dusura abavandimwe. muraza. Turaza. Turahagera tuhasanga umudamu gusa. Hahandi nahoze ariko. Hamwe wahoze. Tuhasanga umudamu. Turamaze tse John ari. Ngo John. Atwumvisha ko John atanamuzi. Tugeze turamuga tumutwara wo muri uru rugo. Umugabo wawe atumugabo atwumvisha ko nta mugabo afite. Atwumvisha ko baba abagore babiri. Ntabwo uri kubona. Uyu mukanda ntase nigeze mwambara ufite zino ntobo. Dana barapfuma. Dore intobo rashyizweho n'uruganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sizo uruganda. So ufite umukanda n'uyu. Ngaho ufite. None reka nzamwereke zino ngewe ore. 1, 2, 3, 4. Hejuru y'umugore nakoye miliyoni 3. Ubu none ufashe zino ntoboro senye uzigabanyijemo miliyoni enye bw'urumva intoboro imwe yaragitwara zingahe. Nsigaye nizirika muvandimwe. Uziretse umukandara. Awita umushumi gukomeza umweko. Nakano wabagore. Reka tumwe. Nakano wabagore. Nanjye nabaye mu. Okay, rero naraje. Twaraganiriye. John muvandimwe. Ngabo mugenzi wanjye. Madamu wabaza kutubwira ikibazo gikomeye yatubwiraga. Yatubwiye ko ikibazo nyamukuru kiri mu rugo. Ari uko ngo oya ni umurengo. Nta murengo. Ikibazo yatubwiye ngo ni wesiramu. Yes. Ufite igifirimbi. Kibuka no kurabona niba ari igifuka niba ari iki Igisuma. Igiswime. Kigatuma witwara nabi mu buriri.
Karema niko meze koko ntabwo Islam akambaza nko. sibyo nakamubwira nuce ku ruhande yango twihuze Kadusasukure. dusasukure urasiramuye cyangwa nusiramu Ye ntabwo siramu. ntabwo usiramuye aya no Te ntabwo siramu. ukanywera mu ntoki Ndetse bakora mu ntoki n'abasiramu. Ko dusangira ku meza muzo. ntabwo nari mbizi ariko reka mugire inama Mbaza ngo impamvu twishiramuje ni iki? ni nacyo cyabiteye kugira ngo niye mpamvu yabiguteye Buriya njyewe ndi umuntu wize. Sibyo? Yego Kandi usobanutse. ndabizi Sibyo? Kandi uzi gutekerereza urugo rwanjye. Urabizi narongoye nkodesha. Sibyo? Nkora ibishoboka byose. Nubaka urupangu ruhagaze miliyoni 15 mu mezi 6. Sibyo? Mu mezi 6 ukoresheje miliyoni 15 ku kwezi waba winjira zinga. amafaranga menshi Umugore tujya kubana narabimubwiye. ko dasiramu We yarabize rega twari twaciye kwa kundi kwa basore. Yarabizi ko nasiramu. Ako ndamubwira ni ikireba umutekano w'umubiri w'umuntu n'umuryango bwite nibikorwa. Sibyo? Kuba nasiramuye byatumye ntubaka etaje. Ariko biransenyeye. icyambere rero kinejeje none ukora kuba ubibona ko udasiramuye bwabyo bigeze gute Biransenye. none se hari ikigo kirimo kwa muganga hano hirya ikabuga barabikora haruguru kuri ubwo aho nakubaga ni kuri centre de santé haruguru kuri Salem barabikora amavuriro yose yo mu Rwanda barabikora kandi nta kigoye niyo wakenera indi nkunga iyo ariyo yose niyo baguca amafaranga umuntu wubatse urupangu rwa miliyoni 10 mu mezi 6 ntabwo ibyo byakunaniye binakunaniye nagutera inkunga Naravunitse muvana. ndagutera inkunga niba ubyemeye Ariko noneho ibintu byambayeho ejo bundi. Niba ari uburinganire bwaje, niba ari ubwuzuzanye, niba ari biki. Nise mbona ko umugore nashatse afite ubwenge no kundusha. Ye navunitse nubaka igipangu ngo tube mu nzu itava tutanakodera. Ariko uzi ikintu yari amatekereza umunezero w'urugo. none reka tugane ku musozo kuko mfite akazi ndatangira mu minota 30 hanyuma nyuma y'ibyo tumaze kuganira ufashe uwe mwanzuro ko aho nzi ko wumva neza kandi udatinze Ya reka mubwira muvana. Ndakubaha yego kanakwemera. Buriya nkunda no kuntu bana n'umugore wawe. tubanye neza cyane Mubana nk'abamwe cyane ariko amavura muri no munezero mbona buriya nanjye nashatse umugore nifuza kugira urugo rumeze nk'ijuru. Rya juru ritoya. Sibyo? Ariko nimba narakoze ibishoboka byose nkubaka inzu umugore wanjye arambara akisiga yasohoka mu bandi akabona amahoro ariko yinjiye mu rugo akagira ikibazo aricyo cyatumye tunatandukana kubera Islam. Sibyo? ugiye kubigenza ute Njyewe ngiye kwisiramuza biciwe bya gaciro. wowe ugiye kwisiramuza bicaho bya gaciro Nishaka nzapfa. ntacyo uzaba ndagushimiye Ndabikora ndagushimiye tubishyure turagiye ndabikora. Agikuraho icyo gisure n'ubundi nta myaka. hari kera umurunga family utaraza ubu nta ntugunda nta ndirishyi yewe nta nda y'umujinya mwenyura useke wishime wirebera filime isobanutse ku murunga family.
njya kuri YouTube channel wandikemo Umurunga Family ukande subscribe wirebe filime nta mususu kuko ku Murunga nugususuruka.